Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ndakwibutsa ko iyi kinamico muyikurikira kuri Radio Isango Star kuwa gatanu saa 12:15 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 2:45 za mu gitondo. Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Sheri, Karame, mugore mwizuri. ndi hano nkuba biteze. Reka mbanze nguhobere nkugwemo yambi. Yego kumana siri urukundo nako muna rudasanzwe namahorora. Sheri, nabonye akazi mfite inkuru. Kagira inkuru rero. Muti ngo wabanye iki? Natsinze ibizami, nabonye akamesaje ngo nzaya gusinya amakontara amasezerano sinakubwira. Ariko Imana irumva mbabwire. Uragira uti wabonye akazi. Umva ya Mana twasenze yarumvishe. Mugore mwiza, babantu bose bagusuye mwasenganye, Imana amasengesho yarayumvishe pe. Mana we, Imana ishimwe pe. Ikunkuriye ahangaha kwirirwa uzerera, Mana narimbi haze, Imana ingiriye neza pe. Wari warandambiwe. Mva, nkuba, nareba ukuntu wirirwa ubuyera, imisozi yose wayimaze nkumirwa nkavuga nako Semana, Imana izakomera akazi ryari. Umva rero mugore mwiza, kubera ko byose biva ku Mana, ngiye gutera indirimbo uzajya unyikiriza. Wose wateye indirimbo mbahe, ngaho tera numve. Iyo Mana dusenga irakomeye, kutanyikiriza se. Erega biba byangoye, simba nkumenyereye muri ibyo bintu by'Imana. Kandi ari wowe wansengeye. Yewe. Umva nkubwire cyokora. Imana ndabona irimo iragenda ikunkosorera. Ubwo utangiye kumenya gutera indirimbo. Umva, n'ibindi bizaza. Kaga, umeze ute? Umeze neza mukobwa mwiza. Waramutse neza se? Shana, ni amahoro ndashima Imana. Nanjye ni amahoro. Umva nkubwire. Uze kuza kureba imfunguzo nazisigiye wa mukobwa ujya unkorera amasuku aho ngaho mu rugo. Rero azigusigire ubundi ujye mu rugo nyine urebe nahasize utuntu turi bugufashe nyine urebe nahasize ibiryo nasize ntetse. Ufate nyine wimenye nyine urye. Ubwo rero unandebere niba nyine yanahatunganyije neza sibyo? Ndabikora ndaza kwagera mbone nuko bana gusubira kwiga imodoka. Rwose wiyiteho. Oya nta kibazo ahubwo mutahugura muze mu cyengurire. Oya Kaga, hoya njyewe rwose Kaga urabizi ntahabwije ahubwo ndaza gufata urufunguzi wanyu duhurire nyine ku irembo. Oya humura ndaza kurukuzanira rega ndanagukumbuye. Kandi ufite n'inkuru nshaka kubwira. Ese ntubizi ko papa yabonye akazi mu rugo na n'ibirori gusa? Amena. Rero Kaga nta kibazo rero ubwo ndaza kuza guhamagara kuri phone. Ese kutambwiye ubundi ya phone naguhaye urayikunze cyangwa ntabwo wayikunze nzagushakira yiga? Shami urabizi. Muri gihe no kugushimira sibyo? Oya nakwe ntari turaza kuza kubivugana nigeraho ngaho. Nta kibazo ubanguke kandi akazi keza. Gusa bike kwifubika urabona ko hakonje. Urakoze sawa nta kibazo nakomeze kwitamo. Sawa urakoze merci. Sawa. Ibi ni bikira. Uyu mukobwa katangiye kunsaza. Ariko byanjye bikondi. Nzamubwira ko mukunda. Nanjye kumukunda pe. Iseve, kutambwiye za mpano Gabiro yampaye ngo nguhe byagenze bite urazishimiye? Shatita urebye rero narazakiriye neza cyane ariko nagizemo ubwoba natinye no kumuhamagara kubera uriya mukobwa bijya abahungu bigese ntago bizi. Oya vi. Birashoboka ko yaba ari nk'umuntu waye kumwe bisanzwe bagiye kwiganirira hanyuma se namuhamagara nanyitabe uwo muntu subwo yaba ari indi. Wabyirwa n'igiti wenda baganiraga ku mushinga. Yananyandikira message. Reka dutegereze.
aho gusa teta nyibwirira umwana ameze gute mu nda sha urabona ko amaze gukurirwa cyane akana rwose ndumva nta kibazo pe katangiye gukina meze neza igisigaye ni ukujya kwa muganga bakambwira uko bimeze ese ngaho ngaho wicaye mbe ngutegurira n'icyo uri burye mu kanya tuze gusangira urakoze disi nkunda ukuntu unyitaho ubu iyi minsi twakinginaga biro koko ubu ntizarusenya bazongera bakundane koko aha kanzi muhamagare numve ko yifata mubwire uko bimeze kuko ndabona umukobwa yarasiritse pe none se Maria wanzuye tujye muri ribu wa mugani wa muganga ariko umwana wa mama ninjye wakora iki koko muganga aragira ati kiriya kinyago cy'ikigabo gikunda utwana duto yewe ngo hari na bya bindi ngo bakora ngo bazakire we ngo bazabone ubukire ubwo surige umva ndakumva pe gusa panga neza ibyo uri buvuge muri ribu ntabwo ari ahantu ho kujyana umujinya ungana gutyo nawe ugira korotire ahubwo kereka mpuye nawe namubagira ibisiga kuko nimara kumenya neza ko kabera yamfatiye umwana nasimba ikangwa akaba abizi nibwo umusozi wose uzamenya Mariane ntabwo nzi ko nitonda nta n'amahane nigeze ngira ndakumva nanjye ntibangira ntabwo nagize ariko ibi bintu niba ari byo murabona undi Mariane mushya ahubwo ntawumenyera be ntacyo yankinze kuko ibi bintu si iby'u Rwanda abagabo babika byinshi gusa tuza twumvikane icyo turi bubwire ribu bosi nagenda ubwo twihanira amakuru yo muri guma mu rugo bimeze bite se wa mwana uri kurera kagabo ngewe nawe urabizi ko twahoranaga turaturanye umeze neza mbese nyine urabyumva ni ugusurana tugasangira ibindi by'imajine turaturanye bene nkamwe nimwe mutuma badusubiza muri guma mu rugo ya rega no utanyumva nabi turaturanye ni urwo ku rundi amazu yacu abarebana abasa nk'abaga mwambaye agapfukamunwa ariko se wowe uri kuzana agapfukamunwa ubwo wajya kuryambaye agapfukamunwa koko kurya umuntu oya nowe nuko nyine amaze kwisobanukirwa cyakoze icyo nakubwira cyo amasomo yarafashe amasomo byo atangiye kwenda afata gake gake urabizi ya masoni ye kwirebesha ku ruhande reka ubu ntago kibigira ubu nukunde bakangwa ati shauri mwiza nyine utuntu umwana yakuze atangiye kugenda yisobanukirwa pe hari ukuntu usa nyine nyuma yo guteka no kurya ntabwo gusa urumva byabura wone ndakwizera mana yanjye shaka ko warashoye wanajya kugererayo kabisa cyane rwose agomba kuzakemura ibibazo bimwe na bimwe rero narira amafaranga y'indwara nirwaje indwara ndwaye za tifoyide za malaria za covid bankize mu kato umuriro waranyishe umutwe sinzi sirimenaje ibintu byose ariko nanjye ba dogiteri hirya no hino imiti yaroherezwaga kose nowe ngewe kugira inama habe no kumamagara ngo mbwire ukuntu byagenze kubaderanja n'umwana muto ndavuga nti inshuti yanjye buriya nyuma nzayirabira tu ntabirenze nta kibazo hanyuma rero ya gahunda yo kwica ubukwe bwa kasore ese bigeze rero yego muri iguma mu rugo ngiye ko nari ndikubona akagabo bamvuye ko Gahire nawe arimo uravugisha ukuri wenda we yaguze nka twa paracetamol tumwe twa make ariko nawe yakozemo ubu nyine ubwo soreye ko numva apfuye turaburimbura bugende ubwo bwagiye nta buhari soreye ahubwo nawe nuko umushaka tugashaka ibintu tumubwira umva ndumva noneho nukumenya niba neza koko Gahire ari mu rukundo na soreye tugomba kumenya nyine ukuri bw'ibyo nabwiye agahita ambura direct ibya bintu by'abagabo bo nyine uba baramwaba erega bose ni bamwe bose ni bamwe ntibakagire ibiki n'ibiki nta birenze bose bafite ikibazo kimwe ntabwo barahuzagurika ariko nyine se umva uyu mwaka Gahire wakoze kubitindaho si umugabo nk'abandi sikurira afite ubukwe ejo bundi ibyo se ni ibiki ko ari ibintu umuntu ahindura ayo ni amagambo mayidiya nta birenze ahubwo reka uyu mwaka dutwike reba iyi hoteli amadolari amayero amapawundi ibyo byose harahiye turaje rwose duke yakorotire ntibatubwiye ngo twinjire hano muri iki cyumba ni hano dukomange twumve karibu star muraho ababyeyi mwe muraho neza karibu nimwicare murakoze tubafashe iki bari batubwiye ngo twinjire muri iki cyumba twari dufite ikibazo ni mwebwe bambwiye
mufite ikibazo cy'umwana bafashe ku ngufu akanabura yego nitwe mama w'umwana ninde ni njyewe ngaho mbwira ikibazo uko kimeze Shamako wikaga meze bite se meze neza sha ndabona none ibintu ari uburyohe muri aka kanya ni uburyohe cyane ahubwo sha ikibazo se papa bura ntago azongera agasubira muri bya bindi bya kera n'ubundi shakaga nubwo papa yabonye akazi ariko ngiye rwose banumva yanakihorera kubera ko n'ubundi agiye kongera ajya atayasinze adutuke akubite mama yewe ye nta nubwo nabyishimiye cyane shaho humura none se ntiyakubwiye ko azajya naguha lift akakujyana ku ishuri mu modoka y'akazi lift iyo nishimye ariko nanone nakubita agatima ku nzoga nkumva ndabyanze sha reka dusenge Imana ashobora kuzahinduka akaba yaje aha tegereza Mako oui dore ibyemezo by'inama ya minisitiri byarasohotse nabibonye mugomba gusubira ku ishuri muri iki cyumweru kwa kabiri ahubwo se inshingano mama yakwigishije zo kurinda corona uracyazibuka ariko kagabo nawe gukaraba intoki kwambara agapfukamunwa ndetse no gusiga intera hagati yanjye na mugenzi wanjye hari icyo nishemo ndakwizeye sha rero reka dukomeze twige mama ataza gusanga amasaha yo kwiga twayafashije gusa kandi ko karenda no kuza ese Maria wasoje guhanga dutaye ku masaha yakuze nasoje nta n'igisigaye ariko waburetse gato ndabutswe umuntu hari usana kabira buriya siwe reka ndebera kurotiri niwe se fasha mbanze nkwereke we baba ibyo nkunda birahagurutse pe reka kiriya kinyagorebe ko gikanuye ndakica reka inkanze gato ngo ngukingura mwica mfasha ariko uyasigaho wijya kwihanira nyamuneka ndaba nta hamfasha so tubanye kuri ribu koko nige none ubwo ntushaka gukemuza ikibazo kindi nakwambabariye koko wabonye hehe uwihanira amategeko ahari kuri ya mwafandi yatwijeje ko abyikurikiranira wahosheje ubwo burakari koko kurotiri mbohoshe nukuri hoshe uburakari nukuri tuza umunyaga umutinda arimo araseka sha tuza nukuri nshinjagire nshiradiye oyakomeye uwo nagiriye ku gise ntazi naho yarengeye uramponda sinoga fasha nkwereke oya have mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye kuri Instagram ni Ishya Culture Troop, Twitter ni Ishya Culture Troop, Facebook naho ni Ishya Culture Troop, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 7 7 ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.